Iri. Meze mute? Meze neza. Nashaka iki? Nitwa Arsene. Nayo mvuye muri siporo. Umva imashini y'umutima igiye guturika ndavuga. Acana mu meko mazi kunywa ari ikibazo? Nta kibazo. Yes. Nacyo ni mwe mico. Merci. Kosa. Ukoze cyane. Kuri nari nshize pe. Iyo nahura n'umwari nkawe Imana yashyizeho ngo ugeranire imitima ya benshi kugira ngo sinari mpfuye. Inyota yari kumpitana. Nta kibazo. Ako nikunda kugenda itoma cyane. Ntabwo ari imitoma. Urabizi nawe akari ku mutima ugasesekara. Nta kibazo. None se hanyibutsa izina ryawe nanone. Yani Oceane. Oceane, izina ryawe. None se mubaze akantu gato. Nta kibazo. Hano ubana n'amezi. Yambara na Peter. Mwakoze kutwakira. N'umugabo wawe. Oya, Peter ni musaza wanjye nkunda cyane. Musaza wawe. Musaza wawe. Nyari umwana mwiza. Cyane kibazo kibi. Okay. Rero nishimiye kubamenya muranzanaga rukuta. Nta kibazo karibu rwose. Nese Peter akora iki? Peter ni umupolisi. Umupolisi? Ma nimero yawe ahubwo uranze ndakugurisha. 07. Urakoze cyane buriya ningera mu Rwanda bavugisha turongera sibyo? Sawa merci. Urakoze. Nawe utaha buriya turongera kuri telefone sibyo? Sawa bye. Bye. Mbega umuhungu. Suwagira mbere bakawamagana. Ariko madamu ndambiye imiceri yawe ya buri munsi. Gora ungaburiye imiceri ungaburiye umuceri reba tuno duceri. Njye wabonye ndi ingurube. Ariko se wa mugabo urinda umbwira ngo nturi ingurube. Iyi ko rero posho mba nabonye ariyo mafaranga mba nabonye ubugira ngo ngire. Siba wambwa akazi we. Ushatse kuva ko nge naha. Jewe ndi mbwa akazi. Unyisi mbwa akazi? Karo unyisi mbwa akazi. None uri iki? Yugaburira umugabo wawe ibiryo nk'ibi ngibi. Ibi ni ibiryo. Niba ndi mbwa akazi ariko jya umenya ko twabyaranye. Ubwo unyisi mbwa akazi isubwo ushatse kuvuga iki? Basi wagiye wihangana ukaguramo n'inyama. Umuceri wa buri munsi. Inyama se turiya duhumbi tubiri uba wasigi. Ubu urabona uduhumbi tubiri wasize ngo ni poshoda. Urabona twavamo inyama. Ariko wa mugore we ibihumbi bibiri hano muri iki cyaro uzi ko byavamo inyama. Aha se ni i Kigali. Nta giciro cy'i Kigali nta n'icyo mu cyaro. Inyama zirahenda byibuze jya wongera amafaranga. Ariko madamu urabizi umaze kumva nabi.
maze kumva nabi sinzi ikintu cyakumaze ubwoba. Ariko si ubundi waba umugabo uba mu kabari ukagenda mu gitondo ugacyurwa nijoro ngaho uba uri kumwe na ba mudenge mu bubari muzi gukorera urugo rwanyu warangiza ukazanyira nkuru ibibazo. Ese amafaranga yacu tuba tunywera hari n'atanu uri wampa sinjye uyakorera. Noneho nzajya njya kubikuzaho wowe wayabikije se mu kabari nze mpaho inyama. Ariko madamu kuki usuzugura? Ariko tuzi umugabo mwiza ntabwo usuzugura. Ubwo se abagabo njya numva yirirwa uvuga ngo bubatse ingo zabo ngo muri iki giturage abo bagabo yirirwa uvuga ni bande? Wowe uba mu kabari wowe na ba mudenge hari abandi bagabo bafite ingo zikomeye ureke ibyo ngibyo byose nkandagize uko tubiri. Ahubwo uwo mugabo uvuga si Matiyasi iriya njyana yimbwa? Nuko ni Matiyasi. Si wowe uvuga? Ni Matiyasi ubona adafite urugo rukomeye. Wazagiye akakurongora ko numva yirirwa umushima kamushimagiza ngo andongora uzagenda kurongore. Sibwo ntanze urantanze kumugaragara izuba riva ariko wantanga wagira ati uru rugo narubyayemo ntaho nzajya njya wibuka yuko n'abana twabyaranye ubu bamaze gukura ubu ntaho najya. Madamu ubu nasiga nguhondaguye ubu nonanga naguhondagura. Ibeshya ariko noneho bazi wibeshya utahukira ntuvuga ko ugiye aho utahukira urasanga twakwiteguye do. Ndagufatanya n'abahungu banje barakuze di ntago ari burya se buno. Reka nigendere ariko ningaruka urambona ndaguhondagura sigara nibyo biryo byawe cy'umwana. Yewe genda umpime shyira ubundi abana banjye bari kuburara. Yes, we're trying to look at you. Nyamara muri kuseka birababaje. Mbwira iririrewe n'urubyaro rwawe kandi umureke ntabwo uzi icyo ari kuzira. Andrew y'inguye yirirwa atera umutera amabuye ndamuzi y'inguye. Andrew ukuntu yitonda Yesu. Andrew yitonda munyomoze wa mutipa waraye Verona wakoze ibiki. Mbareka ahubwo umva reka mbabwire cyakoze anakubeshya umuhungu utakuva urabyumva. Mbareka babwiye nimuzamba hongera serious. Mbareka n'ubundi tujone ndimo ndihuta nshaka kujya kureba umusaza ndi ku kibuga cy'indege. Wasanga ari ikintu nacyo cyagiye cyane anje ntuze kunsiga turaza kujyana. Wasanga ari merci ahubwo wasanga ari we sheri wanjye ahubwo tugende yakibazo yakwemera ibyo n'ibyaha mugende natwe nyine bayi tukaba tukugejeje shyushye none kagenda ni reka tuganirane agenda n'ifoto ubu urasoza uruganira na bagenzi reka mbana yawe Shari, ni wowe mbese? Shari bimeze bite? Nari bukumbuye. Bimeze cyane nkanjye.
sheri umeze Ameze neza. akora iminsi Meza. Karibu. murakoze cyane sheri shawe rwose turagenda tukaburana sheri Karame. meze bite Ameze neza. Ariko rero atinda kunsura. ihangane nyine ni akazi kabaye kenshi Ya, nakundi. urabona nyine mvuye muri siporo ndavuga ngo reka nyureho ndebe uko umeze Turabona ko nta kibazo urakoze. yego sheri ibintu ni amahoro buriya rero ariko akazi ko kabaye kenshi ahubwo mfite impungenge ko wazanyanga kubera ntuburira umwanya kubera akazi Sheri ibyo ngabikoze za. Akazi se kari ubuzima ni uko ushaka ubuzima. ntiwumva se gusa rero narinyuze hano kugira ngo ndebe uko umeze n'ubundi mukangiye gusubira mu kazi Nta kibazo ariko uzagaruke kunsura kuko ntabwo nsubira mbibye. uwo muhanda gushakira umwanya bigashira Nta kibazo. Ayo mazi se kutayanguye amareba. reka iyo nkubonye ibintu byose amahoro mbese ugira ngo icyaka nticyashize Ko wagire. sheri haguruka umerekeze se nyine Bantu yanguye amareba. noneho ni igihano uri Oya kumva ntabwo ari igihano ariko si ubushize inyota. sheri sinakubwiye kuri byose Ibi byose se mumaze inyota. haguruka umperekeza nkubwira Okay. umusaza akadukereje koko ndabona atinze kabisa ubundi se mwe mwavuganye saa zingahe ariko ntabwo yajyaga yica gahunda pe ntabwo yica gahunda ubundi buriya ubusanzwe umuzi wasanga ari ikibazo yagize ahubwo se uriya yaranahageze da yaje rwose mwiriwe neza abayobozi mwiriwe komere mumbabaye rwose nabakereje nawe urabyumva nta mpande menshi tumareje izuba muhumure rwose impande yo nzayica kabisa rwose rero karori gahunda yawe uyikore neza nta kibazo ariko miliyoni enye zanjye ngomba kuzibona kashi bitabaye ibyo urabizi nzakubera umuravumba ubuyobozi ntigira ikibazo amafaranga arahari mwe nimukora akazi amafaranga muzayabona nibyo bagabo nuba gahunda ari iyo ngiyo nanjye bwe ko enye zanjye ngomba kuzibona nkazikenyereraho kashi ariko kandi nibwo gahunda yatuzanye tugire tuve hano tugende hatagira utubona hato bakaducisha mu ijisho turi abayobozi si ntabwo muzi gahunda dufite mu kanya amafaranga uzayabona kashi ni nimukora akazi sibyo ndi kubasaba nicyo dukeneye ahubwo Richard wakoze cyane wakoze kumanumiriza bari abasore bazava i Kigali kuza kumbara akazi niba arandabizeye bazagakora neza ntugire ikibazo mwakoze rwose ubu nengeye kureba mu bwenge tunoze gahunda neza okay sawa nyaruka gahunda ni ntugasaza sawa turi kumwe Sawa. ibihe byiza umusaza azabikora uriya neza afite gahunda ziragaragara urabibona Sister, umeze neza kabisa. Unasigaye witayeho. none se kugira ngo nubwo ari iwanyu nsinda guha karibu Bibaye ari byiza cyane. asigaye ku rugo Rwose nawe bimeze neza. urisanga Gusa ariko ndagushimira ko igihe ntari mpari mushiki wanjye wamubaye hafi ndabona nta kibazo afite. Nawe urabyibushye? Nta kibazo. Ubyibushye kabisa. Okay. gusa urabizi uretse no kuba dukorana urabizi ko turi n'inshuti Oya cyane rwose. Tangira hanze hanguye neza ndumva nta kibazo mfite rwose. biragaragara Gusa ariko nari mbakumva akazi ariko kari kugenda. ya kazi ko kameze neza inshingano nasigiye narazubahirije Ni byiza cyane. Nawe gahunda neza nta kibazo. Ameze neza. Urabona ntamaze kubyiba.
rero nanjye nahangaha wansize ko wansize niko nsanze aha ni byiza nta kibazo pe ndacyakunda akanyama se ko nasize mutegereje cyane ubu ngubu agiye kurira kunetesha rwose nta kibazo da nakarya ukazanye nta kibazo byose nagusuzugura nakarya ako kanya nanjye ndaba ngize amahirwe na profite ese ntabwo mutese yazaga hano ngo umutekere inyama yabaga yarese ko yabaga ari mu kazi